umva kakana uharwa narya abantu bitwa Kazungu ugiye kureba ingaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'urubyiruko rwo mu Rwanda zatewe n'uyu mugabo mwita waronja Kasuku something yakubwiza ukuri kw'Imana. Ingaruka wasanga nyinshi ari za Kasuku kutuzura mugabo watawe muri yombi agakatirwa igifungo cya burundu. Gute Dani? Uyu mugabo amaze kwica mu mutwe urubyiruko nta kubarira nkubwire ngo kuva kuri uyu umwe kugera ku bantu utabara. Ibyo bintu turi kuvuga byose ni ibyaha abantu batabyiteranya babyite ngo ni amakosa ngo umuntu ngo yabyutse ni amakosa. First of all, Kazungu arafite platform ikurikirwa n'abantu bangana n'iya Kasuku. Sizi buri kubyuka. Bivuze nk'ingaruka abantu zigeraho ni benshi. Mu gihe Kazungu kari akantu k'akaziga kangana gutya n'umuryango wabuze umwana yego yamwishe sinanavuga ko atari ibintu bibi igihumbi kwijana. Ariko si uyu muntu uri kwicira urubyiruko mu mutwe umunsi ku wundi ari gukorwa hiki kugira wumve uburemere bw'ikibazo yabajije. ngira ngo iyi ni video ikomeje gukwirakwira cyane no gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga aho uyu Kasuku cyangwa se Jesquiza wa mipango uyu musore yamugereranyije na Kazungu murabizi ni wa mwicanyi uharwa wishe abantu benshi ndetse waje no gukatirwa igifungo cya burundu ubu ngubu akaba ari muri gereza harimo ngo nabo yariye. Uyu mugabo rero Daniel Rema niko uyu munyamakuru yitwa yaje kwitereka avuga ko rwose uyu Kasuku yamugereranya n'uyu Kazungu w'umwicanyi. Impamvu yatangaga yavugaga ko abantu benshi nyine bari kwibaza bati ni gute umuntu wisha abantu wabamaze w'umwicanyi w'umugome kuriya wisha abana b'abakobwa urubozo bamwe ngakanabateka akabarya nkuko yabyivugiye ni gute wamugereranya na Kasuku wenda utukana nubwo atukana cyane bikabije ariko ni gute wamugereranya n'umwicanyi? Nibyo abenshi ubu niyo deba ihari. Bamwe rero bakavuga bati ntago wenda byumvikana neza ariko Daniel Rema we yabisobanuye avuga mu buryo Kasuku nawe ngo hari abantu benshi hari urubyiruko rwinshi amaze kwica mu buryo bw'imitekerereze amaze kwica mu mutwe bitewe na biriya bitutsi byiwe nyine agenda atuka abantu. Ngira ngo nibyo rwose bikomeje kugarukwaho cyane ariko se wowe urabyumva ute? Wowe wafata Kasuku ukamugereranya na Kazungu hanyuma se urumva nyine bifite uburemere bungana? Hanyuma se wenda ikindi imyitwarire ya Kasuku wowe uyivugaho iki, uyibona ute? Kasuku ngira ngo mu minsi ishize nibwo aherutse kwihanangirizwa na RIB ndetse na polisi y'u Rwanda bamubwira ko ni ikibazo ngira ngo cyari kibajijwe n'umunyamakuru Theo wa Ukwezi TV abaza kuri Kasuku Media kuri Kasuku Jesquiza wa mipango abaza icyo kibazo yakibajije RIB na polisi ngira ngo RIB yasubije ko Kasuku nta nshuti rwose RIB igira, ivuga ko Kasuku atari inshuti ya RIB habe na gatoya. Bavuga yuko nakomeza gutukana nakomeza guhonyora amategeko cyangwa se kuyica agenda tukana tukumuhisi nk'umugenzi mu buryo nakomeza niyica amategeko nyine muri rusange bazamukurikirana cyangwa se nawe yazakurikiranwa akaba yahanwa nk'abandi bose bangije amategeko. Ndetse banavuze ko ngo igihe cye nyine kibaze cyangwa se naramuka akomeje bitazatinda rwose kuba bamukurikirana. Icyo gihe rero byabaye inkuru ikomeye cyane mu gihugu, abantu bose bibaza bati se Kasuku yaba agiye gufungwa, bati se noneho ibyo yari yarigize byo gutukana atuka abantu bose benshi bagiranye ibibazo, atuka abasebya cyangwa se abatuka ubutegetsi bw'u Rwanda n'igihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange, ibintu bitanavugwaho rumwe. Benshi bakavuga bati yego nibyo warwanira igihugu mu buryo nka buriya, wavuganira igihugu, wahangana n'abagisebya,
ariko nanone ibitutsi ukoresha ni birakabije cyane, bati ni imvugo nyandagazi, batahubwo aho kugira ngo zivuganire igihugu cyangwa se zikivuge neza, ahubwo biragisebya bakavuga bati iki gihugu cyaba gifite abantu batarezwe nk'uyu nguyu batukana ibitutsi bimeze gutya, bakavuga bati yakabikoze mu bundi buryo butari ugutukana ibitutsi nyandagazi, imvugo nyandagazi cyangwa se ibitutsi bikabije cyane, kubatuka ku babyeyi, kubatuka kuki, bati biriya byo kubatuka ku myanya yabo y'ibanga, bati biriya rwose ntago birimo icyubahiro na gatoya, nta n'isomo bitanga ku rubyiruko. Akongera bakavuga bati abantu bose bagiranye ibibazo arabatuka akabandagaza cyane, abantu rero bakibaza bati kuki we adakurikiranwa. Nicyo nyine benshi baheraho bavuga ko aba ari kwangiza imwe mu mitekerereze y'urubyiruko rwirirwa rubona ibitutsi bye kuri social media. Ngira ngo ahangaha ni naho rwose ni naho uyu Karegeya Omar ahera nawe avuga ati rwose Kasuku ibitutsi atukana ntacyo bigiye gufasha sosiyete nyarwanda, ntacyo bigiye gufasha igihugu, ati ahubwo yagakwiye kubikora mu bundi buryo cyangwa se akabyihoreraho kugira ngo ajye atukana kuriya. Aranavuga ati rwose biriya bitutsi byiwe byangiza abana b'u Rwanda, atahubwo niba umwana ufite imyaka runaka ikiri mitoya ari bujye ahantu hose akumva biriya bitutsi, yajya mu mbuga nkoranyambaga akumva biriya bitutsi Kasuku atukana, ati umwana azagera aho yumve bya bitutsi nawe bimujyemo, yumve yabitukana atangire kubitukana. Bati rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Umva wenda ahangaha ukuntu abisobanura. Na Kasuku ibitutsi bye biri kujya mu bana bacu, biri kujya mu miryango, sibyo? Ejo rero uzabisanga iwe ntazakondana umwana cyumvanye, azamubaze ngo wagikwehe, azahita amubwira ati nacyumvanye wa mugabo munini. So bivuze ngo badutabare bitabara. Ni ikibazo rero gikomeye cyane, gikomeje kuvugisha benshi bafashe uruhande. Bamwe bashyigikiye Kasuku bati nabatuke n'abandagaza abanzi b'igihugu, abandi batari ko se nta kundi kuntu yaba nenga cyangwa se yabarwanya ariko adatukanye biriya bitutsi nyandagazi. Abandi batese abatuka bose bo bandi bagirana ibibazo akabatuka akabandagaza bo nabo n'abanzi b'igihugu, nabo ni bigarasha. Abandi bati ese we abatuka bo batamwiyenjejeho. Ni ibintu bikomeje nyine kuvugwa cyane no gusakuza cyane. Ariko Kasuku we avuga ko rwose atazarekeraho gutuka ibigarasha. Muri hari video ihari yavuga ati ngewe si niba rwose gutuka abanzi b'igihugu ari ikibazo, ati mumbabarire iryo kosa nzarikora sineze kubihagarika. Abandi bati se wowe kubera iki, ese uri umuvugizi wa leta, ese niba nibyo badusaba kubasubiza natwe abo banzi b'igihugu basebye igihugu bashaka kukivuga nabi, ariko se nta buryo wabikora mu buryo bwiza busobanutse butarimo gutukana cyane bikabije, wenda ukajya ubasubiza ukoresheje fact zerekana uburyo igihugu ibyo bagisebye atari byo, uburyo igihugu kimeze neza cyiteje imbere, uburyo ibyo bashaka kugeraho batazabigeraho, ariko utabahaye utabatutse ku babyeyi, utabandagaje kuriya. Ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa ku rundi ruhande ibi byose byanakurikiwe n'ubutumwa Ministre w'umuco w'urubyiruko, ngira ngo Dr. Utuma Twishima, Ministre w'urubyiruko n'ubuhanzi niba ntibeshye niyo tayita afite. Hari ubutumwa yageneye Kasuku, hari ubutumwa yageneye Squeezer wa Mipango, nabwo bwavugishije abantu benshi, bwagarutsweho n'abantu benshi. Aho yagize ati, yanyuje kuri X arandika ati wa Mipango waramutse. Wa Mipango nyine ubwo ni Kasuku nikakunda kwiyita ngo ni Squeezer wa Mipango.
Ministre rero utuma twishima Jean Paul Abdara yakomeje agira ati yamubwiye ati wa mipango waramutse wowe ntuzakora ikintu gituma wica amategeko y'u Rwanda kuko amategeko nta ncutagira boro cyangwa se brother muri bracket ashyiramo brother mu dukubo boro nyine niko Squeezy yashaka kuvuga brother ni gutyo yivugira ngo boro. Ati rero ati ntukomeze kwisobanura kandi ati ntukomeze kwisobanura kandi ati biha content abakwangira ubusa. Ati nawe rero kubigarasha cyangwa se abanzi b'u Rwanda abatuka PK wacu cyangwa se Perezida Paul Kagame wacu ukomeze ubakubite accordingly. Ati ukomeze ubakubite ariko nyine ukurikije amategeko cyangwa se utagiye kure y'amategeko utishe amategeko. Nuko nguko nubwo butumwa rero yamuhaye kuri X. Kasuku rero nawe yahise abupostinga yafashe iyo message ya Ministre arayipostinga arangije arandika ati asante sana bwana Ministre, rwose iyi nama yanyu ni ingenzi kandi ndayikurikiza. Nuko nguko rero ibintu byifashe, nuko nguko byifashe kugeza ubu. Ni ibintu bitari kuvugwaho rumwe, bamwe bavuga bati Kasuku ari mukuri, abandi bavuga bati ntago ari mukuri. Gusa ikiriho cyo nuko inzego za polisi na RIB byamwihanangirije cyangwa se byamuhaye gasopo bimubwira ko atari hejuru y'amategeko, bivuga ko nta muntu uri hejuru y'amategeko, ko nakore ibigize ibyaha cyangwa se ibyo akora nibiba bigize ibyaha nyine nakomeza gutukana no kwandagaza abantu mu buryo bagasanga hari ahantu itegeko rimugonga, nta kabuza rwose ngo azakurikiranwa. Nuko nguko rero byifashe kugeza ubu. Ubwo reka nanjye nkubwire nti aha niho nsoreje aya makuru nari nkuzaniye, niho nyasoreje. Wakoze cyane kudukurikira.